Tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni kuri uyu wa kane ku itariki ya 10 Werurwe 2022 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukaba rumaze gutangaza ko uwitwa NDIMBATI yamaze gutabwa muri yombi. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwira uko byagenze kugira ngo uyu NDIMBATI atabwe muri yombi ndetse n'ibyaha akurikiranyweho ndetse n'icyo ribo imaze gutangaza. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video ukande kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Itabwa muri yombi rya NDIMBATI ni amakuru yemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry, aho yagize ati RIB yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi ku izina rya NDIMBATI uri mu kigero cy'imyaka 51 y'amavuko, akaba akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Yavuze ko NDIMBATI ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe akomeje iperereza kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. NDIMBATI yatawe muri yombi nyuma y'amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umugore uhamya ko yabyaranye na NDIMBATI impanga. NDIMBATI yarangiza akanga kwita ku nshingano zo kurera uyu ababana yabyaranye n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa akaba avuga ko yasambanyijwe na NDIMBATI yabanje kumusindisha ndetse ko icyo gihe ubwo NDIMBATI yamaraga gukora ibyo ngibyo atongeye gukomeza kugenda amwitaho, dore ko icyo gihe uwo mwana w'umukobwa yari ari mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko. Reka dukomeze tubabwira uko ibi byaha NDIMBATI akurikiranyweho yabikoze, tubabwira ibyatangajwe n'uyu mudamu utangaza uburyo NDIMBATI yamusambanyije kandi ataruzuza imyaka y'ubukure. Ngusaba ukurikire maze usobanukirwe byinshi kuri ibi byaha Uwihoreye Mustafa wamenyekanye nka NDIMBATI akurikiranweho. Ni umukobwa witwa Kabahizi Fridaus uvuka mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Muganza mu kagari ka Samiyonga mu mudugudu wa Ntangabo. Akaba ashinja Uwihoreye Jean Bosco Mustafa wamamaye nka NDIMBATI muri filimi nka Papa Sava kumutera inda akanga kumufasha. Kabahizi avuga ko yaje mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2019 ubwo yari afite imyaka 17 y'amavuko. azi Kigali aje gushaka imibereho, yaje gushakira inyamirambo akazi mu Biryogo, akora akazi ko mu rugo gusa ntiyahatinze kuko yahise atangira kujya gucuruza imyenda mu mujyi. Mu gipangu yabagamo nicyo cyabagamo ufata amashusho ya filimi NDIMBATI akinamo. NDIMBATI akajaza ko hamureba maze Fridaus aza kumusaba ko yazamushyira nawe muri filimi kuko abikunda. Baje guhana nimero ndetse NDIMBATI yemera Fridaus ko azamufasha. Hashize igihe NDIMBATI yahamagaye uwo mukobwa Fridaus amubwira ko yamuboneye umwanya yakinamo muri filimi. Abaje guhura bahurira mu modoka bajya Cosmos inyamirambo. NDIMBATI atangira kumubwira amagambo y'uturingusho amubwira ko ari mwiza. Mu modoka ya NDIMBATI hakaba harimo inzoga y'amarura, amubeshya ko ari amata arimo umunyu, aho uyu mukobwa yagize ati ndanywa ndasinda ajya kundaza muri loji. Bararyamanye buke NDIMBATI amubwira ko ari we wamwiyengejeho ndetse barashwana. Barangije NDIMBATI yaramutwaye amugeza kuri Onotracom inyamirambo amuha amafaranga 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuva icyo gihe ntibongeye kuvugana ndetse n'imishinga ya filimi ihagararira aho. Nyuma y'ukwezi kumwe yaje kubona ibimenyetso by'uko atwite, aza kwipima asanga aratwite. Yaje kumusaba ko bahura, nabwo bahurira kuri Onotracom
inyamirambo yarabimumenyesheje Ndimbati yiyemeza kumufasha. Yaje kumushakira aho aba igikondo ku mukobwa witwa Ange. Yagiyeyo ariko Ndimbati ubufasha atangira kubugabanya. Umukobwa yaje kumuhamagara ngo babiganirireho, baza guhurira kuri sako igikondo. Umukobwa yamusabye ko yayikuramo, Ndimbati arabyanga, gusa amubwira ko azabitekerezaho. Nyuma yaje kumuhuza na mushikiwe amusaba ko babana, undi arabyanga, aza kumusaba ko yamujyana iwabo mu majyepfo. Umukobwa arabyemera, yaje kujya mu cyaro. Nyuma baje kuvugana na Ndimbati amusaba ko yamuha 100,000 ngo agume mu cyaro burundu. Undi arabyanga maze yigarukira muri Kigali, agaruka gukora akazi ko mu rugo kandi atwite, gusa ntiyakagumyemo kuko inda imaze gukura yise ahamukura amujyana Rwabutabura kuko Fridawusi yari yaratewe inda afite imyaka 17 y'amavuko. Ndimbati yashatse kumuhinduriza ibyangombwa, hazaho handitse ko yavutse mu mwaka wa 2002, ko afite imyaka y'ubukure, igihe cyo kubyara cyarageze, ndetse yibaruka neza mu kwandikisha abana bamaze kuvuka. Umugore wari umuyobozi mu nzego z'ibanze yasabye uyu mukobwa ko atakandikaho Ndimbati. Yaje kubyemera, amubwira ko yashyiraho ko se w'abana ari uwitwa Kwizera Jean Claude, gusa nimero ya telefoni ho yanditseho iza Ndimbati. Nyuma yaje kumujyana kuba ku Ruyenzi, amwishyurira inzu ndetse akajya anamuha amafaranga yo guhaha, gusa yaje kubigabanya kumufasha, ahubwo akajya ahora amusaba ko abana yabamuha, undi akabyanga. Fridawusi ubuzima bwaje kwanga, aza guhamagara kuri nimero 116 yakubufasha. Baje guhamagara Ndimbati babahuza ku murongo wa telefoni kuri iyi nimero 116, ndetse Fridawusi na Ndimbati babashijwe niba abana Ndimbati abemera, undi asubiza ko abemera. Abayobozi bamusaba ko akora inshingano ze. Ibi byarakozwe, aramufasha, ariko abikora ukwezi kumwe, ubundi akajya ahora amusaba ko amuha abana be. Yaje kumusaba ko yazana abana bakamusura, ndetse amwemerera kumuha 500,000. Yaje kubyemera, amushyira abana be iwe mu rugo. Ahageze yahasanze umugore wa Ndimbati, gusa Ndimbati adahari. Umukobwa araharara, bukeye abana arabahasiga, gusa amafaranga yari yamwemereye ntiyamuha, ahubwo amushakira akazi ko mu kabari. Nyuma yaje kujya gushaka gusura abana, barabamwima. Hashize iminsi umugore wa Ndimbati amubwira ko abana bagiye kubajyana mu cyaro kubarererayo. Umukobwa yaje kubisanga, arara kwa Ndimbati, gusa Ndimbati adahari. Bukeye arabyuka, afata abana be arabatwara. Ubwo Ndimbati yavuganaga na Isimbi TV ku murongo wa telefoni, ibi byose yaje kubihakana, avuga ko abana arabe, ndetse ko na nyina amwemera ari nawe umutunze, akaba anamukodeshereza aho aba, ariko akarenga akamujyana, cyangwa se akarenga akagiye komeza kugenda amusebya, aho avuga ko ibi atari byiza, ndetse ko Ndimbati akora ibishoboka byose. Yakomeje avuga ko afite ibimenyetso bifatika byinshi byerekana ko Fridawusi afite misiyo yo kumusebya, ndetse amwemera, ndetse ko yemera abana be, ndetse ko hari n'ibindi akomeza kugenda agaragaza, aho yavuze ko bizemezwa n'urukiko niba koko abana hari abandi, kuko yavuze ko hari abandi yitirira abo bana. Akaba rero ari inkuru ikomeje kugenda icicikana ndetse inagarukwaho, aho Ndimbati kugeza ubu ngubu abantu bakomeje kugenda bibaza byinshi kuri aba bana uyu mukobwa avuga ko arabe. Ni mu gihe rero Ndimbati avuga ko akora ibishoboka byose akita kuri uyu mukobwa Fridawusi babyaranye. Mu gihe rero ndi we avuga ko nta bufasha amuhereza. Icyo Ndimbati yise ko uyu mukobwa icyo agamije ari ukumusebya. Ngayo nguko aya ni amakuru akomeje kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye muri video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane na